Wa muhungu gwanyu ya gabetu garutse kubaha ibyo abandi bahungu babuze nzabakoma ibyo mushaka maze mwirwarize nzakora paka kugeza mubonye ibihagije muri music ndakora muri movie ndi nkakoca gahunda no gukora paka mukemera nzakora ibishoboka menyekane nka papa nzakora ibishoboka sinzasaba n'umusade twasanywe no gukaba 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 Guys, bimeze bite nizere ko meze neza nirekezere ko ibintu byose ari bombo crown. Niba umeze nabi ihangane cyo uzamera neza, niba umeze neza neje ushobora kuba wamera nabi cyangwa se ukomera neza kurushaho nta wamenya ubuzima ku isi biri ni ibintu bigenda byihinduranya. Guys, hano ndi kumwe n'aba content creator mwemera cyane. Geraho cyane Sami Nayaga. Oya boretse nkubaze turi imfungwa ku buryo tuzana mu kiganiro tukicara gutya ngo mwihangana basa mwihangana. Nubwa mbere nagiye mu kiganiro cy'umushomeri rwajya avuga ngo asanga kasuku ariko no umushomeri hasi yakasuku. Semani mungize umushomeri kwere. None se hanyuma yo kuza kwicara hasi mu kiganiro. None ikindi kirenze mungana ushobora kuba ndi umushomeri nabazanye no mu ishyamba kuko utatujyanye wawe ra. Tuba tunakanda kawunga yatinye kutwereke we. Iwacu ni mu kiraro. Iwanyu ni mu kiraro. Uri inka se zibarenze n'izi. Ngaze turenze mu biraro. Oya ariko mwana uko twamuhaye umwanya tukaza mu kiganiro cye ahita tugira inka kuko twahuye n'inka urabonye inka ngenzize tu. Oya guys nago nabagira inka mwabahungu banjye mwe ndabemera murabizi namwe natwe no mpamvu twaje hano turakwemera kabisa. Funda bemera kabisa ahubwo ndi kugira ngo mutemo na mukagapera kanya ubushatse uvuga kaje ya content yenga inama ikomeye ku bakingu biki inama ikomeye ku musoro inama ikomeye ku musoro. Oya tangira neza ariko utangira neza nawe witangira mu kavuyo senzo umuntu nde komva ari kogera akashe fite amafaranga iPhone irasonnye iPhone bagiye ko nama ikomeye y'umushomero kuzamuka kuri twagiye Sami tangira kwa kundi utangira. Aha ubwo ngubwo tugiye gutangira inama ikomeye ku musore mutoya uri kuzamuka kuri TikTok. Yes niba uri mu content creator tugitangira nawe ukaba baguteza abantu hasi unagatebo bazanira batsobere nushake ufunga imbuga nkoranyambaga ujye gucuruza amakara ku muhanda cyangwa se inyanya. Nese guys muranyuriye none se reka mbabaze muranyuriye kandi se mureke mbabaze sibyo nimba nabicaje hasi nyine namba nanjye wenda nagize icyo gitekerezo cyo kubicaza hasi sibyo muranyihangana kandi murabizi ko ubushobozi umunsi buranga ejo bukiyongera. Nimba ari by'ubushobozi n'ubushomeri reka tuvuge ko basore b'abashomeri twagiye inama ikomeye ku basore bakiri bato b'abakene. Niba uri umusore w'umushomeri ukaba ushaka kujya muri content creator ushaka ko bivemo kubera icyo bivamo ujya gushaka ibikoresho afite ibikoresho like kamera hariya ntafite ibikoresho kabisa ariko yahereye hejuru cyane yari guhera ku gatebe ariko nanone bazinga ariko ushaka gatebe niba mfite kamera nkagira na mikoro ubu se tuvuge ko mwe mubifitera wowe wari ibi bikapu urabona birimo imyenda gusa. Iki gikapu urabona kirimo imwe bana unzo uzashake nk'agatebe bazinga urukumva hano urabona harimo twebwe none kugira ngo tweke turi babana wa mungana nawe ndangwe anytime am flight twebwe tugenda n'ibikapu birimo n'intebe nago byumva wireba mu gikapu ese nimba birimo intebe ku kinice yase ese iko intebe ari izacu n'izawe none twebwe nabo uragira ngo bazabone ikiganiro cyacu twicaye ku ntebe bakibone ni wawe ako mugana ashaka kutwicira content ashaka kutwicisha ariko mara yaje reka tumusuzugura Fabizo ikaze kuri Fabizo sekando ya namwe mwikabya umva mureke mbakire. Guys abahungu n'abahanzi bafite indirimbo yitwa Gukaba bafite indirimbo nyinshi cyane ndabemera cyane nkunda ukuntu basetsa nkunda ukuntu ari inka ni inka nziza cyane kabisa ni imbwa nziza cyane zizi gusetsa
ewa n'abantu waha subscribe cyangwa se follow kuri Saminayaga hanyuma ukabonera ibyishimo guys ndabikwijeje guys n'abahanzi mugiye kunamorera akazi ki hari indirimbo nzi bitwa gukaba shaka mwite ewa mugambo ndirimbo yikunda ndayikunda cyane shaka ko muyiririmbaho ariko iri mbere yuko tugutamo iriya ndirimbo naye twanze dusezanye ikintu turavana mu kiganiro nguriye Mega asikandi ko umuhanzi ni gutabura Mega nyicaje ku butaka ngumbwire ngo uramatiki nyura ase ni gute umuhanzi abura Mega muke nyuma se gute mu content creator ukoresha ikiganiro abura intebe ya hano ntabwo turi mu rugo turi mu ishyamba tugi wawe tujya mu rugo mbese mu ishyamba nyine ko bicara ku byatsi bicara ku ntebe mu ishyamba bicara ku biti bicara twazana intebe mu ishyamba atema igiti tukajya tukicaye hose hanyuma ze Mega zo mu ishyamba niho zikora bageze Mega twavuga okay Mega ndazikwemereye ariko abafana banjye ubatemo mubatemo abafana ndabashimisha ariko nyine nako nanjye barishimira n'ibikorwa byanjye kuko byanga bikunda nimba ufite abafana 800 ndahita nkutwara 200 siko bimeze buriya yaka tomotemajya n'injubanza ni gukaba ase tayiririmba yose akira oya mwewe mutemo mudutema agapera kawuririmba akoze ko dufite indirimbo nyinshi watuje ariko uko turajya turima indirimbo nako ubwo nimba rugukaba ntako indirimbo ya kabiri ntago twemeye no kuyizamura gato ntango turakuze na ryayo ari igice cya kabiri kivuga ngo ese nago mubwira abafana ibintu bya igice cya kabiri kivuga ngo igice cya kabiri igice cya kabiri ni icyawe nyine ni icyanjye none ngiye mfite icyambere ugomba kuba ukizi ngiye nkamenya cyane arya ni wa mungu wanyu akabiri we uke twagiye twagiye dutangira tutazi aho bizagana nta biceri nta n'ikizere cyo kuzagafata abavugwa batubanyamagana Newskira dukakaza tumera nk'abarushanwa ubusabe niyo nkuru Jack nibyigikwe Newskira tubanye nyinshi tumeze nka Pepe mu busanzwe nge ni Sami rap ndi nka Poli reka nkwereka umusani wihirinze muri iyi minsi nagari mungu wanyu yaga bitugarutse nyine ndabyumvisha ahubwo hari ukuntu uzanye ngo wihirinze muri iyi minsi wihirinze utiringa ngo wicaye ku butaka narenze uko nabicitse twake musubiremo kugira ngo mute dukomeza ave mu ngoma nawe utijyamo nibyo birabe ariko wemere ko wihirinze nebutse kare nanjye wabiririmbye warihirinze n'umurakihiringwa ge dutangira tutazi aho bizagana nta biceri nta n'ikizere cyo kuzagafata abavugwa batubanyamagana Newskira dukakaza tumera nk'abarushanwa mu busanzwe nge ndi Sami rap ndi nka Poli do atagiye gusaza tukomeza bagiye ko Ndigwa muhungu gwanyu ya Gabetu garutse kubaha iby'abandi bahungu babuzenza bakoma ibyo mushaka maze mwirwarize nzakora paka kugeza mubonye ibihagije muri music ndakora muri movie ndi nkakoca gahunda no gukora paka mukemera nzakora ibishoboka menyekane nka papa nzakora ibishoboka sinzasaba n'umusaga twasanywe no gukaba 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 gahunda no gutwika kafa manika Ganje no gukora korusha kemuzira sinarinzi ko nazanwe kwisi nka muzika abakobwa mu bishanga inzoka mu bikari twasanywe no gukaba twasanywe no gukaba twasanywe no gukaba ceceka we twasanywe no gukaba 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 Subwira ka nkiririmbira Broski kauririmba nitukaririmba ngo nawe cyaze bro mufite impano kabisa talent zo turazifite ikibazo mufite impano ariko nyine naga abantu benshi babazi ni kubera iki tuzi nicyo kibazo cyase tuzagera mu manda twambara ubusa kugira ngo ntago batuzi nzoye ndwagara mu manda twambara ubusa kugira umenye ko kandi nakoma mutagize bagaye guys ninjo bya bindi nakubwaga ngo urihiringa nawe arabizi ko wiri guys abantu rero mutaza babahungu ni Saminayaga umuntu nkurikira jya kuri platform zabo TikTok Instagram Facebook YouTube Twitter n'izindi wandike Saminayaga uratubabona ariho hose wandika Saminayaga uratubabona guys mukore subscribe mu following kuko aba bahungu
bafite impano kabisa ni Rwanda rw'ejo uretse baduha iminota yo kureba muri kamera kugira ngo batubone nuca kuri TikTok ukabona ni Samina Yaga ukabona tuno dufise ariko hari igihe bajya baniyitirira umuntu noneho nubona batwitiriye ukabona ni isuri ni izi sura ntuzagenda udafollowinze cyaza ngo ukanda karayike agatima n'agasaro no kuri comment udusuhuza tubwira ati ntababonye na narababuze no dufollowinga aho uzajya uca hose kuri TikTok ni twebwe uzajya ubona ariko ajya nabiratira abandi avuga ati nabonye baba ngiye nabonye abasore bari kuzamuka bafite imana ni nugira ngo ndakubeshya ako niye wabonye umuntu ufite impano zose kuririmba gusetsa urumva tunakora n'indirimbo yego tuguriki indirimbo turazikora guys aba bahungu rero ndabemera nawe bemere ndabizi nugera kuri platform zawe urabemera guys reka mbasezere mugende mwari muri kumbwira ngo muri kwihuta ndabakunda guys akadege tugiye kukagurutsa muzagura akamodoka ryarize kandi twaraguze indege ye kugurutsa akadege uri gushaka imodoka tufite indege tugiye kugurutsa akadege reka tubasezere bagende bagira amagambo menshi mwihangane ubona baretse tabirukanye sha twaguma mu kiganiro pe ubutaha ntituza muri iki kiganiro twambaye agapfukamunwa oya zika ciao ciao